Yes ashimwe. Kubw'ibyo rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Mariko 11 havuga ngo Yesu ajya i Yerusalemu, ariko my intention ni ugusenga. Naho bigaragaza Yesu asenze yagize izihe mbaraga. Gusenga kugira izindi mbaraga bizana. Gusenga ni communication n'Imana, n'uburyo tuvugana n'Imana, noneho twavugana n'Imana ikaduha ku mbaraga zayo, yaduha imbaraga zayo tugakomera, yaduha imbaraga zayo tukavugana n'imisozi. Gusenga ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bw'umukristo. Amen. Kuti dusenga, kuti dushakisha izindi mbaraga zitari izacu z'umubiri dufite, nuko umuntu mu bumuntu agizwe n'ibintu bibiri. Agizwe n'uyu mubiri akagirwa n'umwuka. Sema amen. Ikintu kimwe nigeze mfata igihe cyo gutekereza niherereye ndibaza ngo ariko umuntu ni iki. Nibwo nagize kwibwira ngo umuntu mu by'ukuri ibintu by'ingenzi afite ni ibintu bibiri. Ni nayo mpamvu uzabona mu kurema kw'Imana, Imana yakunze kurema ibintu bibiri. Yaremaga umuntu ikarema amaso abiri, yarema amazuru igashyiraho ubuhumekero bubiri, yarema amaboko ikarema abiri, yarema amaguru ikarema abiri. Ibintu byinshi bigwiza uyu mubiri byagiye ari double. Amen. Bivuze iki rero? Noneho ndangiza ngo niki kirusha ikindi imbaraga? Umunyemoso burya imbaraga ze nyinshi ziba mu bumoso, noneho umunyendyo imbaraga zikaba munyendyo. Ariko muri uyu mubiri nasanze umwuka ari ufite imbaraga. Umwuka ni utwara umubiri. Amen. Ni nayo mpamvu iyo urebye ukuntu turimo gutegura abana ejo hazaza, the next generation that we prepare, and then we talk about skills. Skills, yes, but this is the fresh. How about spiritual? It must be compatible. Like, you cannot say the body is fresh when there is no spirit. You must have spirit. Ni nayo mpamvu buriya mu buzima uzabona ko iyo umuntu agihumeka, tuvuge ngo umuntu yarwaye, mu kurwara kwe asoza bamubwiye bati nta wundi muti ukibonetse, bajya babibwira abantu. Ugasa umuntu baramubwiye ngo nta kundi, noneho barangiza niba ari no kuri bomboni bakayimukuraho, kuko wenda bafite abandi barwayi benshi. I think it's niba atazakira se kandi abantu babaye benshi cyane nko mu gihe kibiza, bakamukura kuri bomboni ariko agihumeka. You will be shocked. Ubona wa muntu baramukuye kuri bomboni nta n'umuti bakimuha, kuko agihumeka tumujyana nk'umuzima. Twamujyana ari muzima haca iminsi mike, yes, ashobora gusaza agataha, ariko ashobora no gukira surprisingly. Apfa kuba agihumeka, meaning that there is a power in the spirit. In your spirit niho ubuzima bwawe bubitse, ntabwo bubitse muri uyu mubiri. Ariko hakaba ikindi gihe bashobora kureba umuntu atagihumeka, bakavuga ngo reka dushake yazize iki, habaye iki, bagapima ibintu byose, bagasuzuma, bagasanga umubiri wose ni muzima. Ariko kuba umwuka wamuvuyemo ni muri morgue, ntabwo akiri muzima. Ni nayo mpamvu dutegura physical ibyo twakora, tujye dutegura na spiritual. Amen. Mu gutegura spiritual rero tugira ubusabane n'Imana. Imana iri spiritual, ntabwo iri physical. Sema amen. Ni nayo mpamvu muri communication yacu nayo, mu kuvugana kwacu nayo, mu busabane bwacu nayo, tugomba kuba dusenga. Iyo dusenga tuvuga ururimi yumva. Sema amen. Sinzi uko nabisobanura, ariko reka ndebe Yesu wambere urugero rwiza rw'abasenga. Mu gusenga kwa Kristo hano mbona ko yasenze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, ntuzatandukana nayo kugeza ku buvivi. Ryo ni isezerano ry'abera. Iyo wasenze cyane, Imana muravugana ikaguha amasezerano. Imana nibasha kurema abantu bavuga itagivuga. Niba utemera ko Imana ivuga rwose, nuko ntabwo uramenya uburyo ubayeho mu mwuka. Iby'umwuka bitangaza iki? Imana yaremye abareba kuko irareba. Imana irema abumva kuko irumva. Imana irema abavuga kuko iravuga. Imana irema ngo dukore kuko Imana irakora. Niyo yaremye ijuru n'isi. Ariko reka turebe Yesu byagenze gute. How did he gain the power of prayer? Yesu yabagaho mu bihe byo gusenga kenshi ku buryo hariho prayer y'abantu rusange, hakongera hakabaho prayer ya individual, hakabaho family prayer, hakabaho na church. Gusenga ni ibihe by'umukristo kenshi. Niba ugira akazi kenshi ntubone kumanywa uko usenga, jya witegura umutima wawe ngo uze gukora usenga. Birashoboka. Ushobora gufata amasaha ya nijoro yo kuruhuka, ukavuga ngo reka ngire ubusabane n'Imana.
Sema hallelujah. Ndabakundisha gusenga. Prayer speaks to mountains. Prayer speaks to your money. Prayer speaks to the sickness. Prayer speaks to all the struggles that you have. Kandi bikagenda neza. Prayer makes you satisfied with what you have. Prayer creates integrity. Prayer ni ikintu gitangaje cyane. Niyo mpamvu ndaguhamagarira kwinjira mu mwaka w'ibisubizo byawe, ariko ugendana n'Imana, muganira, mugira ubusabane muri prayer. Amen. Ndiyo gusoma rero muri Mariko ya 14 turatangira naho nshaka kuvuga ngo iby'umutini n'ibyo gusenga no kubabarira. Nuzajya imbere y'Imana gusenga kugirana ubusabane n'Imana wikoreye abana bayo ngo warabarakariye. Oya, urabanza ukiyeza, wamara kwiyeza ugaca bugufi cyane ukavuga ngo ndaje imbere yawe Mwami Imana. Nino tubasha kuvugana because God is holy. Repent your sins before you enter into prayer. Before you forgive your enemies. Please, it's not a wastage of time. First, get the strength. Pray for yourself to get the strength. Kugira ngo babarire ubwoko bw'Imana nurangiza ujya imbere yayo. Imana ikunda abanyabyaha. Imana ikunda abantu bose kimwe kuko ni nkuko twakunda abana bacu. Iyo umwana wacu aducumuriye ntabwo tumwanga. Twitegura kugira ngo tumutegure turebe uko byagenda. Ndetse iyo adanakize dusigara tumufitiye imbabazi kuruta abandi bana. Amen. N'Imana yacu niko imeze. Niyo mpamvu uzabona abanyabyaha Imana ibaha umugisha. Niyo mpamvu uzabona abanyabyaha hari igihe barama kuko irabakunda. So Yesu abaha umugisha, ariko simvuze ngo mugume mu byaha, muve mu byaha. Kuguma mu byaha bituma udashyikira isezerano. Kuguma mu byaha you struggle a lot. Ugira ngo wanga mwene so bikakuremerera kuruta mwene so. Igitangaje nkubwire munyabyaha we, munyabyaha imbere y'umukiranutsi. Abakiranutsi bararama my dear. Abakiranutsi babona amasezerano atangaje. Ushobora kumureba ari nk'umuntu udashinga ariko afite isezerano rikomeye cyane wenda mu rubyaro rwe. Rero ndabakundisha Imana no gusenga. Reka rero dusome mu izina rya Yesu. Haraho havuga ngo iby'umutini n'ibyo gusenga no kubabarira. Nukuvuga ngo ugomba gusenga, ariko mu gusenga bijyana n'imbabazi. Iyo umutima wawe ukikoreye abantu uzasenga imyaka n'iyindi ntabwo ubuzima buhinduka. Ariko iyo wamenye kurekura mwene so ukamubabarira, n'ukuri gusenga kwawe kugira umumaro mu byawe. Gusenga kwawe kumvikana ahantu hose. Mu ndwara urazibwira zikakumva zikavaho, mu mafaranga yawe yaherereye urasenga kaza, mu buzima bwawe bwose n'urubyaro rwawe wabutegekesha gusenga. Reka rero dusome mu izina rya Yesu. Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Ngo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza. Areba kure. Amen. Arebye kure abona igiti cyariho ibibabi, aracyegera ngo ahari haraho yabonaho imbuto. Nukuvuga ngo Yesu baje bageze i Betaniya ari hamwe n'intumwa ze, yumvishize asonze. Mukumva ashonje kwe arambuye amaso abona igiti cy'umutini. Abona yuko ashobora kugikuraho imbuto zo kurya nk'uko umuntu wese yasonza. Bari bagenze urugendo rurerure. Aracyegera, cyegereye abona nta mbuto ziriho gusa gifite ibibabi. Kubera iki? Ntabwo cyari igihe cyacyo cyo kwera imbuto. Amen. Ngo Yesu arakibwira ati umuntu ntakazigera arya imbuto zarizo zose kuri wowe. Igiti kiramwumvira ngo kigiye kuma, cyuma gihereye mu mizi. Uzatinye ikintu kiguhera mu mizi, ntiwashibuka no more. Nukuvuga ngo kuko uyu muntu yagenda agasenga, kuko mu kanwa ke harimo amagambo y'Uwiteka, yavuganaga n'ibiti bikamwumva, yavuganaga n'abarwayi bagakira, Yesu yavuganaga n'imisozi ikavaho. Haleluya. Noneho usomye ku murongo waho, ubwo twasomye kuri Mariko ku gice cya 11 kuri 12, ariko nidusoma ku murongo wa 20 tubona bagarutse. Yesu arongera bakomeza urugendo, amaze kuvuma icyo giti aragenda, bongeye kugaruka bahanyura. Hanyuma mu ijambo ry'Imana rya muri Mariko nanone 11 ku murongo wa 20 haranditse ngo bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu aramusubiza ati mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Amen.
ko niko tugiye kwinjira uyu mwaka. Amen. Ngo bukeye bwaho yakibwiye kigitoshye kigisa neza, ariko bapfuye yuko nta mbuto kigira. Mu Kristo utagira imbuto, ngo wowe ngo uratoshe wasomye Bibiliya, warabatijwe, inshuti yanjye, utazamera nka cya giti gitoshe ariko kitagira imbuto. Tugomba gufashanya hagati muri twe. Nimureke mbabwire, niba hari ikintu nabonye mu buzima kijya gikora ku mutima w'Imana, kijya gituma ubusabane bwacu n'Imana bugira umusaruro udasanzwe, ni ugutanga. Inshuti yanjye, ni ukuri iyo bizasaba gutanga imisoro nzayitanga, ariko nzatanga, ndabikunda cyane. Reka ntange urugero rutoya ku mukristo n'imbuto. Uyu mutini nicyo bivuze. Yesu yabonye iki gitabo na kiratoshe, abakristo turatoshe, ariko nta mbuto. Haleluya. Twarangiza kandi tukajya mu masengesho tukiyiruza ubusa 40, ariko nta mbuto. Umukristo agira imbabazi, umukristo arababarira, umukristo agira umurava, umukristo arakora. Amen. Reka ntange urugero rimwe rw'umukristo nigeze mbigira, nanjye njya mpagira intege nke, ariko kandi nzi ko mu bukristo bwanjye niba ntatanga hari imbuto ntarimo kwera, kuko ndatoshye. Ndatoshye, ndasa neza, nkunda Imana nkayivuga, ariko ngomba kugira n'ibihe byo kwera imbuto, ndetse nkera nyinshi. Nkera nyinshi. Ni gute rero? Umunsi umwe nigeze nera imbuto mu gihe cya COVID-19, nari maze gusobanukirwa ibanga ryo kwera imbuto. Kwera imbuto harimo kubabarira, kwera imbuto harimo kugira umurava, kwera imbuto harimo gutanga, kwera imbuto kurimo ibintu byinshi wabara. Numara gutangira urwo rugendo rw'umukristo wera imbuto kugira ngo atazamera nka wa mutini Yesu ejo akabona ubusabane bwawe butagenda neza, ndashaka kukubwira ngo kwera imbuto. Kwera imbuto urugero rwiza, icyo gihe naramanutse ndagenda muri COVID, njya guha ku isoko rya Ziniya. Ngeze ku isoko rya Ziniya ndimo guhaje, nari mfite amafaranga ko byasabye ko ngurisha imodoka yanjye. It's a testimony ko byari bikomeye muri COVID pe. Ndahiza ko n'untangendo tukigira, nzajya niyaranje, ariko reka ngurisha imodoka tubone ukuntu tuzarya neza n'imiryango yanjye. Ntidusonzere muri COVID ko ntabwo twari tuzi n'igihe ko bizagenda. Ubwo mbaneza imbuto, kuko niba nemera kugurisha imodoka yanjye ngo tuyirye nka family se. But did not stop there. Ntabwo ari aho byagarukiye, narahaga nkahira imiryango kandi byaranejeje. Kuko twasohotse muri COVID twe tumeze neza, nta n'ikibazo cy'inzara twahuye. Bivuze iki? Nuko Yesu yararebye abona nduru igiti cy'umutini cyera imbuto. Amen. Ansabira umugisha wo kuba yavuga ati ati nta byawe. Ndagenda umunsi umwe rero ngiye guhaha imbuto. Tugomba gukomeza wherever you go, ujye utekereza nk'umuntu, utekereze nk'imfura. Imfura burya zikora ibintu byiza, niyo mpamvu bazirobanura bakazita imfura. Bagira, that name is very unique muri values cy'Ikinyarwanda. Ubupfura ni umuntu barobanuye uri unique, ufite ubudasa, abakora ibintu abandi byagora kugira ngo abikore. Noneho rero njya kuri Ziniya, mpageze mba natangira urugendo rwo kwera imbuto. Nari naramaze gusomera ijambo, naryiga, ndatekereza ngo what does it mean to me? Bivuze ngo tugira umutima w'ubumuntu. Niba usonza umenye ko na mugenzi wawe asonza, niba ubabara umenye ko na mugenzi wawe ababara. Nuko rero iyo umaze kubimenya gutugiye cyose, when you put yourself in other people's shoes, then you will be able to respond positively. Okay? Ariko iyo wikunda wibara wenyine igihe cyose, n'utwanjye n'ibyanjye ntacyo byakumarira, ni nka cya giti cy'umutini ko ntabwo cyari cyeza imbuto. Noneho icyo gihe rero ndimo guhaha, nza kubona umuntu uruhande rwanjye, njyewe najyama ibiro 20, ibiro 50, byose ngenda ko twasohokaga gake kandi ngomba gusharinga na families. Noneho we akagura inusu. Amen. Noneho nkebutse ntiyambona arimo aragura utuntu duke, isukari ni nusu, ubugari nusu, ubunyobwa nusu. Numva ubwo baburanyishe. Numva the best I can do is to surprise this woman of God. Kuko nibazaga nawe yaje guhaha ariko nta yafite. Nterako rero ndavuga ngo okay mama, kuri bucyo ntu cyose nagiye kugura uzajya ukura ibiro 5 bihuyu nanjume. Niba ntwaye 50 basi nawe nimuheho ibiro 5. Umugore yarumiwe, ndangiza ndamubwira ngo ndi umukozi w'Imana, kuko numvaga
mu bunyarwanda bwanjye n'ubupfura bwanjye wenda ntari kubikora, ariko kuko nasomye iri jambo ry'Imana ndamubwira ngo mbiguhaye kuko ndi umukozi w'Imana. Ni ukuri yaranezerewe cyane. So urwo ni urugero rumwe ntanze, nawe nzi kuratanga ufite ingero nyinshi, ariko uyu mwaka tuzagwizaho cyane kubana amahoro ndetse dufashanya hagati muri twe. Imana iguha umugisha. Iby'umutini nuko byagenze, reka two kuba uriya mutini bavumye tuba umutini wera imbuto. Bless you, ndakwifuriza umwaka mwiza.